Kirimo bene cyo Alphonse umwe mu banyabugeni b'abahanga u Rwanda rwageze mu mateka na kiri kuri isi akaba yamaze kwitaba Imana mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 19 Mata 2025 afite imyaka 66 ya mavuko. Uyu mugabo niwe wahanze byinshi mu birango bikoreshwa mu gihugu maginga ya kuva ku ibendera ry'igihugu, ikirangantego, inote z'amafaranga zimwe na zimwe ndetse n'ibiceri. Yitwa Kirimo bene cyo kandi ni gake cyane yavuzwe mu itangazamakuru, nubwo yakoze ibikorwa by'indashyikirwa. Yakoze ikiganiro kimwe gusa mu itangazamakuru, akaba ari ikiganiro igeze guha ikinyamakuru Igihe avuga ku rugendo rwe mu ubugeni. Yari umuntu uca bugufi ariko ufite impano ipfutse, agakunda kandi kuganira no gutebya ku buryo rero abantu bato bamwibonaga mu bugeni. Kandi yabutangiye akiri muto, yiga mu ishuri ry'ubugeni ku Nyundo aratsinda, aharangije abona amahirwe yari yatanzwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete ajya gukomereza iby'ubugeni muri Institut des Beaux-Arts de Kiev. Yiga rero ibijyanye na art graphique. Ikindi kandi asoje amasomo yagarutse mu gihugu cy'u Rwanda, maze mu mwaka w'1988 abona akazi mu icapiro ry'ibitabo by'abanyeshuri, aho yarashinzwe ibijyanye no gutekereza ibishushanyo, gukosora amagambo no gukora inyigishusho. Ikindi kandi yatangiye akoresha intoki kuko icyo gihe mudasobwa zari zitaraza, gusa yaje kugura iye bwite bwa mbere mu mwaka w'1989. Mu bihangano kandi yahanze bigikoreshwa maginga ya harimo kandi ibendera ry'igihugu ryatangiye gukoreshwa ku itariki ya 31 Ukuboza muri 2001. Iryo ni ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda yarushije abandi bari bahatanye, ibyo we rero abari byo bitsinda ku rwego rw'igihugu. Ubwo kandi yahangaga ibendera ry'igihugu, igitekerezo cyo gushyiramo rero izuba cyari icye bwite. Mu byo rero bari basabwe gutekereza nta cyeri kirimo ku ruhande rw'ibyo Leta yari yasabye umuntu wari we wese rero mu bapiganirwa kuba baba abambere mu gukora iki gishushanyo cyangwa se mu gukora ibendera ry'igihugu. Kimwe n'ibindi birango kandi yahanze, yaharaniraga iteka kuzana ikintu gishya cy'umwihariko ariko rero gifite igisobanuro cyihariye. Niwe kandi wahanze byinshi mu birango bikoreshwa n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda maginga ya, kuva rero ku miterere y'uburyo amagambo agomba kuba yanditse ku bikoresho byazo kugeza ku birango by'imitwe itandukanye gisirikare yabigizemo uruhare mu bihe bitandukanye. Kandi yahanze kandi n'ibindi birango byagiye bikoreshwa mu birori binyuranye, harimo rero n'ingabo yahawe rero Perezida Kagame muri 2017. Mu note kandi yashushanyije harimo iya 5 ndetse n'inote y'ibihumbi 2, inote y'igihumbi, inote ya 500 ndetse n'ibiceri birimo icy'amafaranga y'ijana gikoreshwa kugeza kuri ubu ngubu. Uyu mugabo rero yaraherutse gusangiza ikinyamakuru Igihe umuzingo w'amafoto ya kera yavuguruye akayaha imimerere nk'aya none, muri gahunda kandi yo kwereka abakiri bato imibereho yabo rero hambere nk'uko byakomeje kugenda bigaruka. Kirimo bene cyo kandi yasobanuye ko ajya gutangira gukora ubugeni ari ibintu atarasanzwe yiyumvamo, ahubwo bisa n'ibyamugwiririye kuko rero mu yandi masomo yabonaga byanze. Agira ati kera abantu barangizaga kwiga umwaka wa 6 bagakora ikizamini cyo kujya mu mashuri yisumbuye. Tugiye kandi nari umuhanga, ariko umwaka wa mbere nakoze ikizamini ndatsindwa ndasibira, nabwo rero ndatsindwa ku nshuro kandi ya 3 nabwo ndatsindwa. Nibwo navuze nti rero igisigaye reka njye kwiga gushushanya. Icyo gihe kandi yashatse abantu bari babizobereyemo baramuhugura, maze kubimenya rero akora ikizamini cyo gutangira kwiga mu ishuri ry'ubugeni ku Nyundo aratsinda. Mu gihe kandi yararimo gusoza Uburusiya bwatanze amahirwe yo kubashaka gukomeza amasomo yabo, aba umwe muri bake rero berekeje muri Institut des Beaux-Arts de Kiev mu gihugu rero cy'Uburusiya, aho yakurikiranye ibijyanye na art graphique. Ikindi kandi uyu mugabo yavuye mu Burusiya muri 1988 abona akazi rero mu icapiro ry'ibitabo by'abanyeshuri. Yatangiye akoresha kandi intoki. Icyo gihe rero ajya guhanga ibendera, yari Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu yatanze itangazo rivuga ko rero ikeneye ibirangantego bya Repubulika, maze abyiyumvamo rero impano y'ubugeni. Arapiganwa mu basaga 400 bitabiriye ipiganwa, hatoranyijwemo 10 maze bahura n'itsinda ryashinzwe rero cyangwa se ryashyizweho kugira ngo ryige ku birango bibereye u Rwanda. Aza gusohokamo rero ari uwa mbere. Agira ati nahembwe neza nk'uwa mbere bakoze ibendera n'ibirangantego bya Repubulika y'u Rwanda. Mu gukora kandi ibendera, aba banyabugeni bari bahawe amabara bagomba kugenderaho, hanyuma ibindi bo rero bakivaniramo rero ibyabo bakoresheje ubwenge bwabo. Agira ati hari ibyo twagombaga kugenderaho nk'icyerekezo cy'igihugu, niba irya kera ryarimo rero umutuku uvuga rero impinduramatwara n'amaraso rero yamenetse, twagombaga kandi gukoresha ikigaragaza icyizere cyo kwiyubaka. Ikindi kandi abitabiriye amarushanwa ngo basabwe kwitondera amakosa rero nk'ayakozwe mu 1959 aho ibendera ry'u Rwanda ryasanishijwe rero ni irya Guinea Conakry nyuma y'imyaka igera kuri 2, rikaza kwandikwamo rero inyuguti ya Allah
cyangwa se inyuguti ya R ryagaragaraga mu ibendera rya kera. Ikindi kandi mu kugerageza kubitandukanya nk'uko uyu mugabo yabigarutse, n'umugabo wishimira kuba rero yaratanze umusanzu mu bikorwa bikomeye by'u Rwanda. Iyo rero muganira yavugaga ko rero ibyo yakoze ari iby'igihugu aho kuba rero ibyo kumwitirira nk'uko nyakwigendera akomezaga kubigaruka. Ikindi kandi yibuka ko mu gihe cy'umweru arimo guhanga rero ibendera yagerageje ibintu byinshi ariko akazajya asanga nta gisobanuro bifite. Ngaha niho rero gushyiramo izuba byaturutse ku ikubitiro, kandi iryo zuba ngo yarihaye imirasire 12 ariko kuko yagombaga gutanga ibisobanuro byaryo abisesenguye asanga bitaba rero biboneye, niko guhimba kuriha rero cyangwa se niko gutangira guhitamo kuriha 24 kandi rero rikajya ibu urya. Agira ati nabanje gutekereza utuntu twihariye tugomba kuba mu ibendera izuba, naravuze nti ese ndariha imirasire ingahe? Ndavuga nti rero 7 ariko nsanga bidasa neza. Natangiye kandi nyira ni 12 ndenzaho mike nabwo mbona ari bibi, nyuma nza kuvuga nti rero reka ngire imirasire 24 nkuko yabigarutse. Iyi mirasire 24 kandi yayihaye igisobanuro cya politike nziza itagomba gusinzira, ahubwo igomba buri gihe guhora imurikiye igihugu. Iryo zuba kandi ngo yagirinye ko rigomba kujya rero iburyo aho rirasira aho kujya ibumoso nkaho rirengera, kuko kurenga byaba bivuze ko ya politike nziza rero isinziriye. Amajoro kandi yamaze adasinziriye yaje kubyara umusaruro maze atangazwa nk'uwatsinze. Ntajya yifuza gushyira hanze rero ingano y'amafaranga yahembwe, gusa rero ashimangira ko yari menshi muri icyo gihe kandi icy'ingenzi si umubare wayo, ngo nuko rero byamufunguriye amarembo. Icyo gihe yagize ati rero icyashimishije ni ukumva ko nakoze ikintu cy'agaciro ku gihugu ndetse n'abanyarwanda. Kirimo bene cyo kandi nawe wakoze ikirangantego cy'u Rwanda kirimo rero agaseke, ingabo, amasaka n'ipfundo rishimangira ubumwe. Agira ati u Rwanda rwagize akaga gakomeye kubera jenoside yakorewe abatutsi. Nahisemo kandi agaseke kuko nyuma yayo rero abanyarwanda bari bakeneye kongera gusabana. Sinarinzi ko rero kazakundwa cyane mu mahanga kakazatuzanira amadevize. Ikindi natekereje ku iterambere ry'igihugu rigomba inganda ikoranabuhanga, nabyo rero mbishyiramo. Ntiwibagiwe kandi ubuhinzi n'ubworozi n'ikawa icuruzwa hanze mu kuzamura ubukungu bw'igihugu. Ingabo rero zigera kuri 2 nazikoresheje nk'uburinzi bw'ibikorwa rero by'igihugu, byose bikorwa abanyarwanda batahiriza umugozi umwe. Bivuga ko rero utagomba gukorera hamwe kandi cyangwa se bivuga ko rero tugomba gukorera hamwe kandi mu mucyo nk'uko yakomeje kugenda abisobanura. Kirimo bene cyo kandi yanagize uruhare mu gushushanya inote zimwe dukoresha hano mu gihugu cy'u Rwanda. Natangiye mbivuga. Agira ati rero hari inote zimwe zirimo iya 5, iya 2, y'igihumbi ndetse n'inoti ya 500 nagiye shushanya mbisabwe na banki nkuru y'igihugu mu gihe bahinduraga amafaranga. Igiceri cy'ijana kandi cyifashishwa muri iki gihe nacyo rero niwe wagishushanyije, ariko rero mu gihe gito abantu benshi badashobora gutekereza kuko rero cyamutwaye iminota igera kuri 5 gusa. Uyu mugabo rero kirimo bene cyo ushimangira ko rero uwo ubugeni bwahiriye bumutunga bitewe n'uburyo abwitwaramo yagiye akora n'ibindi bitandukanye. Rero birimo amashusho igeze gukwira ku mbuga nkoranyambaga rero agaragaza Perezida Kagame ari umutoza w'ikipe naho abagize guverinoma ara abakinnyi. Niwe kandi wakoze igishushanyo kigaragaza ikirango rero cy'igicumbi cy'intwari, ibirango bitandukanye bya RDF. Yamushushanyije rero cyangwa se yanashushanyije impeta zimwe rero zishimwe z'igihugu. Umwe muri aba bagabo bazishushanyije impeta zishimwe z'igihugu rero ikirango cy'umujyi wa Kigali, ndetse afatanyije n'uwitwa Tegekimana Laurent. Bakoze ingabo rero yahawe Perezida wa Repubulika ubwo yarahiraga kuyobora u Rwanda muri Kanama 2017. Byose bitandukanye rero bimwe mu byagiye bikorwa n'uyu mugabo, n'umwe mu bagabo b'abahanga kandi bagiye bakora ibishushanyo bitandukanye by'umwihariko rero ibirango bikomeye, n'umwe mu bagiye babihanga. Ni umuhanga cyane rero, akaba yitabye Imana ku myaka 66 y'amavuko. Nta kindi rero twavuga usibye kumwifuriza iruko ridashira ku birebana na nyakwigendera. Umugabo rero ukunda abantu kandi ari umugabo usabana uko amakuru akomeza kugenda abivuga. Ikindi kandi umwe mu bagabo bagiye bakora ibikorwa byinshi bitandukanye cyane cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko rero mu byo yagiye hanga ku giti cye rero nk'umwe mu banyabugeni b'abahanga. U Rwanda rero ruzibuka cyane cyane ku birebana n'ibyo yagiye akora bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yitabye Imana rero nta byinshi bitandukanye bigeze bitangazwa ku cyatumye yitaba Imana,
kubirebana na nyakwigendera. Gusa rero nta kindi twavuga usibye kumwifuriza iruhuko ridashira rero bitewe n'ibikorwa byinshi yakoze. Rero akaba bazibukwa umwe mu bantu b'intwari bakoze ibikorwa bidasanzwe kandi byagiriye umusaruro igihugu ndetse n'abene gihugu muri rusange muri imyaka 31 ishize nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, nkuko nawe ari byinshi yagikomeje kugenda atangaza nyuma y'icyo cyose. Reka mbashimire, mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse n'umunsi mwiza kuri mwese mukomeje kudukurikira. Mujye munsi y'video mukuri kuri subscribe munakande zogera kugira ngo mubabamire mu kuba mwabona inkuru zacu mu gihe zimaze gutegurwa ndetse no gutunganywa mu buryo bugezweho gatanu kuri gatanu. Twari turi kurebera hamwe rero byinshi bitandukanye ku birebana na Kirimo Benecyo wamaze kwitaba Imana hano mu gihugu cy'u Rwanda. Iruko ridashira kuri nyakwigendera.